urakoze Mana ko udutumiye kugira ngo duhure nawe hanga kuri buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, mukomere, mushikame, mutwaze, turi ku rugamba hamwe na Kristo, kandi yifuza ko twatsinda hamwe n'ijambo ry'ihumure yatugeneye kuri wa gatandatu w'icyumweru cya gatanu cya Pasika tariki 21 Gicurasi 2022. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Paulo wari wavuye i Antiokia ari kumwe na Silasi aza kugera i Deribe n'i Listri. Aho akaba umwigishwa witwa Timote, umuhungu w'umuyahudikazi wemeye, naho se akaba umugereki. Yashimwaga cyane n'abavandimwe baho i Listri kimwe n'Ikoniyo. Paulo yifuza kujyana nawe, niko kumugenya kubera abayahudi bari muri ako karere, kandi bose bazi ko se ari umugereki. Mu migi yose banyuragamo, Paulo na Silasi babagezagaho ibyemezo byafashwe n'intumwa hamwe n'abakuru b'ikoraniro b'i Yerusalemu, bakabasaba kubikurikiza. Bityo kiliziya zirushaho gukomera mu kwemera kandi zicyongera buri munsi. Paulo na Silasi bambukiranya Furugiya n'akarere kose k'Ubugalati, kuko Roho Mutagatifu yari yababujije kwamamaza ijambo ry'Imana muri Aziya. Ngo bagere ku mbibi za Misiya, bagerageza kujya muri Bitiniya, ariko Roho wa Nyagasani arababuza. Nuko bambukiranya Misiya, baramanuka bajya i Torowadi. Ijoro rimwe Paulo arabonekerwa. Abona umuntu wo muri Masedoniya amuhagaze imbere amwinginga ati, ambukira muri Masedoniya uze udutabare. Paulo akimara kubonekerwa, dutangira gushaka ko twajya muri Masedoniya, kuko twari tumenye neza ko Imana iduhamagariye kuhamamariza inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 100. Nimusingize Uhoraho bantu b'isi yose. Nimusingize Uhoraho bantu b'isi yose, nimumugaragire mwishimye, nimumusanganize inkuru z'ibyishimo. Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana, niwe waturemye none turabe, turi umuryango n'ubushyo yiragiriye. Kuko Uhoraho ari umugwaneza, urukundo rwe ruhoraho iteka, ubudahemuka bwe bugahoraho uko ibihe bigenda bisimburana. Nimusingize Uhoraho bantu b'isi yose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 18 kugeza kwa 21. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, isi nibazira mumenye ko ari njye yabanje kwanga. Iyo muba bisi, isi yakunze ikiri cyayo, ariko kuko mutarabisi kandi nkaba narabatoye mbakura mu isi, nicyo isi izabaziza. Mwibuke ijambo nababwiye ko nta mugaragu uruta shebuja. Niba barantoteje namwe bazabatoteza, niba barubashye amagambo yanjye na yanyu bazayubaha. Ibyo byose bazabibagira babaza izina ryanjye, kuko batazi uwantumye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe muri Kristo, nidukomere ku Mana, niyo rutare rutajegajega. Umuhanga yaravuze ati, umunsi kiliziya izaba iriho mu mahoro, mu mudendezo, mu mudabagiro, nta miyaga cyangwa imihengeri imivumba ihura nayo muri icyo gihe, nta totezwa ihura nayo, n'abayirwanya kiri guhura nabo. Aha, mwumva ko kantu yavuze, abayobozi bayo basegure, kuko essence ikirango cya kiliziya nyine ya Kristo tuzi, ari uguhora ku rugamba. C'est l'église en marche, ihora nyine mu rugendo. Urugamba rwo kwemera rwizageza abayoboke b'Imana hehe ku mutsindo mw'ijuru, la perfection. Mu rugamba nyine, kuko ijuru nyine bisaba guhangana n'amagorwa, ibitotezo, ubukene, ibibazo byo kuri iyi si, kunyura mu bikomeye nyine kugira ngo uzakomere. N'intumwa ya Kristo koko ibanza kunyura mu ngendo zikomeye zikagashe, gufungwa, gutotezwa ndetse n'urupfu. Bayobozi ba kiliziya, niba nta rugamba muri kurwana narwo murwana abayoboke b'Imana, hamwe hakiri kare nyine. Umukristo udafite urugamba uri kurwana narwo muri iyi minsi, nakubwiza ukuri ugeze habi. Nyine muri iki gihe ukaba ufite nk'urugamba rw'ingeso mbi uri kurwana narwo, ingeso uri kurwana kugira ngo uyitsinde, hati itazagutsinda ariyo, kandi buri munsi ukabikora uri kugira gute, uri gutegura, uteganya ijuru. Umukristo niba utari ku rugamba akakubayeho, urugamba rurakomeye. Umukristo muri iyi minsi uri kurwana n'ingeso mbi, uri kurwana kuki muri iyi minsi? Aya masomo y'uyu munsi araryoshye cyane, dore ko akubwira nanjye akambwira, buri wese wumva Imana ikatwandikira. Aya masomo aratwibutsa ko turi ku rugamba, le combat spirituel. Ubwo nyine tukaza kuzirikana ku ngingo
yo kurwanya ikibi, aho ikinyoma gishaka kuganza ukuri. Ese nk'umukristo kuko nkomeze birebere ukuri n'ikinyoma birwana, nkajya ku ruhande rwande rw'ikinyoma cyangwa ukuri? Ibaze nanjye nibaze, ndwana n'ikinyoma nte mu buzima bwa buri munsi? Hano by'umuhanga yigeze avuga ati abantu turamutse ducitse ku ngeso yo kubeshya, twaba turi kugabanya ibyaha byinshi mu buzima bwacu. Isomo rya mbere, nyuma y'uko intumwa mu nama zakoze zikemura cya kibazo cyo kugenya abanyamahanga cyari cyarateje imvururu impaka mu bice by'Imana, nuko intumwa zigashyira mu nyandiko ya notabeneje twabonye, zigashyira mu nyandiko nyine iyo myanzuro y'inama, nuko bakashyikiriza ikoraniro l'assemblée. Uyu munsi noneho turumva ukuntu iyo myanzuro yatangiye gushyirwa mu bikorwa, la mise en pratique. Turumva Pawulo mutagatifu ahura n'umwigishwa witwa Timote kugira ngo amufashe kogeza inkuru za Kristo mu kwigisha abanyamahanga, babagezaho ya myanzuro myiza y'inama nkuru ya mbere yabereye i Yerusalemu muri 1949. None turi hafi 2022, iyo myanzuro natwe iracyadufasha kubera Imana. Pawulo mwarakoze. Igoko abakristo bavandimwe, izi ngendo zose nyinshi za Pawulo zose zigamije gukwirakwiza inkuru nziza, nubwo zivunanye rwose, ariko ni bya bindi by'uko ari Nyagasani ubayoboye n'ubundi ni uri kubakoresha. Ariko nanone niyo mbuto mugisha nyine yera ku giti cy'umuruho, yakiriza ikivukira kandi igakomerera ku musaraba mu mibabaro ndetse n'imvune by'intumwa muri ya miyaga. Ariko nk'uko tubizi ntabwo iteze kujya gute gusenyuka. Naho abashumba, abayobozi ba kiliziya bagomba kuvunika. Aho muri mwese nimukomere, nimutwaze, murwanire kiliziya ya Kristo ishyaka ndetse n'abayoboke b'Imana, bityo mubayobore ku Mana nk'uko na Zaburi y'uyu munsi ituganisha mu ngoro y'Uhoraho, ubwo bagize bati nimusingize Uhoraho bantu b'isi yose. Amen, amen. Yesu no mu Evanjili y'uyu munsi araturarikira kugira amakenga, ubushishozi, bityo tukitondera iyi si kuko intumwa za Kristo zangwa n'isi. Iyo ukora neza ntiwabura abanzi. Ubwo Yesu yagize ati isi nibazira mumenye ko ari njye abanje kwanga. Iyo muba bisi, isi yakunze ikiri cyayo, ariko kuko mutarabisi kandi nkaba narabatoye mbakura mu isi, nicyo isi ibaziza. Amen, amen. Ese njye amakimbirane twaba dufitanye n'umuturanyi, uwo tubana, ko tutumvikana, ese twaba turi gupfa byibuze ukuri kw'ifahashi ya Kristo? Ijambo ry'Imana turi gupfa se? Akaba umwana urega mugenzi we ku mukateshiste ngo yasanze yahereje mu kiguke, undi ati ngo yasanze yasomye mu kiguke kandi ari njye wagombaga gusoma, ari njye uri kuri gahunda, yataye amasengesho kandi ari njye wagombaga kuyatera uri kuri gahunda. Mbega uturego turaha turyoshye babyeyi, yaba ibyo twapfaga byibuze biri mu gusoma nabi ijambo ry'Imana, twaririmbye nabi nko mu kiliziya, bityo duharanira kwikosora vuba na bwangu. Ahubwo ndakubwiza ukuri, burya kenshi ibyo dupfa ni inda. Inda ikaba yagutanya imbere cyangwa nanjye ikantanya imbere. Inda nini akaba ari isigaye itekereza, umutima wari mu icyicaro waramanukiye mu nda, yinze kuvuga mu mutwe kandi nabe byabaho, bityo ukuri tugakumirira mu nda. Ubwo si yo nda ikuzura ukuri cyangwa n'ibinyoma byipakiyemo? Inda yuzuye ibinyoma babyeyi, inda yabyimbye kubera ibinyoma. Ngiya si Yesu atubwira izakwanga kubera iki? Niba uri umunyakuri ariko uwo munsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abagabo babiri ngo bari inshuti z'akadasohoka bakorana mu rukiko, ngo barabajije bombi. Noneho ngo umunsi umwe baza kumuha ruswa kugira ngo agoreke urubanza, bityo barumwereho amazi, babe bagura wa mukene utazi kwivuganira ngo ni nk'amazi y'umugezi wenda. Nuko umujije wa mbere wakiriye ruswa, kubera ko ngo yari natubutse cyane, aribwira ati nubwo ari inshuti yanjye ndabizi neza, ntabwo namwereka aka kantu bampaye, hato ejo n'ejo bundi atazantaba mu nama, kuko ndabizi we yegamiye ku bintu by'Imana cyane, ndamuzi yahita asaba kubisubiza. Nuko ntiyamwereka ahubwo aryumaho iri kibabyeyi ifuti, urwo rufaranga araruhekenya wenyine, yima inshuti ye ngo hato itaza kumutanga ikamutaba mu nama. Nuko rero uwo mujije wawe iryo joro ryose ararwa ntambi asoma gatanu muri rwa rufaranga nyine yarashyikirijwe, ari nako nyine yatashye ari kwandika 8. Niba uyu 8 ari baza gutangaho ingingo y'urubanza mu rukiko, ngo urubanza barugoreke. Ibaze nanjye nibaze ibyo uyu 8 niba atarakamuna ashaka kandi. Nuko bukeye embomata yari yuko nyine yakibatarara bishyitsi, irinze kuvuga ko zari zimaze kumushiramo ariko zikiri nko kumuhumuraho. Ubwo se ni imanza agiye guca
ziri kumuhumuraho cyangwa n'imbetezi. Birumvikana umucamanza ahumura ubucamanza nyine, naho umusinzi nyine agahumura urubetezi. Nuko umucamanza wacu nyine akomeza guhumeka nyine ingingo z'urubanza. Nuko bageze mu rukiko kera kabaye, uwo wacu nyine wakiriye ya ruswa abura ingingo ziyobya rwa rubanza. Tuzirikane n'ahandi yari yaraye ijoro ryose, yari yitegura nyine urubanza, yari ari guserebura intsinzi, comme danser avant la musique vraiment. Naho undi wawundi yari yicaye ku rubanza ararutegura, aruteganya neza, asuzuma neza ukuri kw'ibyabaye, nuko aruca neza, atanga ingingo koko mu rukiko zifatika. Nuko mu gusomerwa ibaze nuko byarangiye, wawundi w'umukene nyine yaratsinze, naho watanze ruswa nyine birangira atsinzwe. Nuko nyine mu gusomerwa bahita bafata mu mashyingu wawundi wari yariye ruswa, na n'ubu ikami mumereye nabi, yirinze kuvuga ko afunzwe. Kandi ikibabaje cyangwa gishimishije, kandi aho bari abakristo abandi b'indani b'inshuti z'akadasohoka, none umwe aciye ukwe undi ukwe, wowe uko ikinyoma kizavangurwa n'ukuri, umwe akomereje iy'uburoko. Inshuti y'ikinyoma n'inshuti y'ukuri bahuriye mu rukiko hatsinda nde? Abakristo bavandimwe, amaherezo ukuri kuzatsinda, kandi ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Bana b'Imana, twumve neza iri jambo rya Yesu. Kuba uw'isi ntabwo yadashatse kutubwira kwanga ubuzima yaduhaye, ahubwo kuba uw'isi ni ukutavugisha ukuri, kugendera mu mwijima, kugendera mu binyoma, gusimbuza ukuri ikinyoma, kandi ubizi ikinyoma kigahabwa intebe, nk'uko kurenganya, kubeshya ndetse no kubeshyera abandi, ugahimbahimba ikinyoma kandi kigafata akamvuga ababeshyi ngo ukuri ngo ni ikinyoma benshi bumvikanyeho. Ye baba we, nuko abantu bakaba gukurikira kubera ifaranga ufite, ububasha ufite, ubutegetsi ufite, rya faranga ritubutse wowe ufite, ukayobya abantu, ukabayobya n'urubanza, ukarumeraho amazi. Nyamara ujye uzirikana ko Imana ihari. Imana ni ukuri, izarenganura, izarengera abana bayo. Bana b'Imana, umukristo ntabwo ari uwumva ijambo ry'Imana gusa buri munsi, ngo ajye mu kiliziya apfukame arambarare asenge buri munsi, uvuga amasengesho buri munsi. Ahubwo umukristo ni wundi uri kuri iyi si ishobora kuberaho ibyiza ndetse n'ibibi. Umukristo rero akamenya gushungura, atigana ibihe turimo, akamenya gushungura icyiza n'ikibi, bityo ntahengamire ku banyamaboko, abanyagitugu, ntahengamire ku mafaranga, ngo abe yapfukirana ukuri kwa Yesu. Ukuri kwa Kristo yitirirwa. Umukristo ni uwa Yesu, ni umukristo. Rero umukristo nyabwo ni urugamba rukomeye dusaba intwaro z'urumuri, aho buri munsi uri imbere y'icyiza ndetse n'ikibi, uri imbere y'umuriro n'umwijima, uri imbere y'ijuru n'isi, hagati y'ijuru n'isi, uri imbere y'Imana na shitani. Ese uzahitamo iki? Uzahitamo nde? Nakubwiza ukuri, igihe cyose uzibagirwa Imana, ugasimbuza Imana ibindi bintu, ubukire, amafaranga, ibyubahiro, akazi batakanyambura, abantu ndetse n'ibintu, ugasanga ibizakubeshaho gusa kuri iyi si, ibyo ni ibigirwamana. Imana wayitaye kabaye, iyo ni ruswa. Uzarangiza kurya ruswa, uhita uba umuswa nyine. Ibaze nawe umunyabwenge urangiza kariyeri, nuko pansiyo yawe ukayikorera nyine mu buswa, uri umuswa, ukarangiriza ku kinyoma. Cya kinyoma kikugira umuswa nyine. Ni nka de la présidence à la prison, kuva ku perezida ujya muri prison, kuva ku bucamanza uhitira muri prison. Kandi buri mucamanza ku ikubitiro ari umuntu wagombye guhagararira Imana aho hantu, akavugira Imana, akarengera kandi akarenganura. None niwe ubicuritse, mbega bibi, ukarangiza muri prison. Nivugiraga prison y'icyaha, nirinze kuvuga kwa Sekibi kuko yitwa kinyoma par excellence. Bana b'Imana, Yesu araduhamagarira uyu munsi kumukomeraho, tutadohoka ku kibi, ahubwo duharanira ijuru. Ibintu byose uzajya ukora, byo uvuga uti eske harimo ijuru? Ahantu ibigiye kuvuga n'ibigiye gukora nibitesha ijuru. Niko ko bana b'Imana hari urukundo n'umubano Imana ibihari. Mutagatifu Agusitini we ati, muvandimwe uritonde, ntukavuge ngo wabuze umwanya wo gusenga, wo gusoma ijambo ry'Imana, wo kumva ijambo ry'Imana, wo gusura abavandimwe, wo kujya mu misa, wo kwita ku bandi, wabuze umwanya wo gukora neza. Ahubwo icyo wabuze, itonde rwose igiceho uturongo tubiri, wabuze urukundo. Manque de charité vraiment. Muvandimwe, ni koko icyo ukunda ntukiburira umwanya. Niba ukunda Imana ntuzayiburira umwanya, ndakurahiye. Niba wabura akanya ko gushenya niba ukunda Imana, erega maze niyo mitego yose wahura nayo baba baguteze yandi ya za ruswa, bityo ukabasha kuyitegura ukayibona kare, kuko nyine ugiye gusenga. Buryo wagiye gusenga ubona ibiri imbere,
Imana irakwereka nyine ukabonekerwa n'Imana, Imana ikakwigisha n'uburyo wayisimbuka. Kandi niba ukunda iby'isi cyane, iraha ry'isi, umunezero w'isi, ugakunda ibintu n'abantu kurenza Imana, za promosiyo ndetse n'ubutegetsi n'ububasha bwawe, ntubiburire umwanya koko, birumvikana uzakomeza uhengamiye iyo ngiyo muri icyo kigunda n'igihuru, muri icyo kibi uzazane nyakubahwa. Navugaga inda ya ruswa, nuko ube urahuze birangire uhugire muri icyo kinyenga cy'isi. Abahanga badusaba kwitondera ijambo rimwe ry'icyongereza, aho dukunze gushura bagenzi bacu badusabye ikintu runaka, badusabye ubufasha, tuti ngo simbonetse, ngo ndi busy. Iryo jambo busy babyeyi no kuryitonda. Iryo jambo rishobora guhinduka mu impinamagambo to be busy. Is it to be under Satan's yoke? Ngo c'est être sous le joug de Satan. Ngo nukuba imbata shitani, kubura umwanya w'Imana, gucakazwa na shitani, akagutsikamira ye, ukaba imbata kwa mugaragu wa shitani, umucakara w'isi, ku mwana w'isi. Muvandimwe ntukabe busy, ntukajye ubwira abandi ngo ndi busy, ntukigarirwe n'isi, gupfukirana Imana ngo ubu w'isi, umunyakinyoma, uwa shitani, kareganya, kinyoma. Erega abakristo bavandimwe, Imana dushyize ku isi kugira ngo turusheho kugira nziza kurushaho, kandi dufashe nk'inzira tunyuramo tujya hehe? Mu ijuru. Rero kwisanisha n'isi ni kibi, ugahinduka nyine umwana w'isi. Ese muvandimwe wo muri iyi minsi, nta byaha ukiri kwivurugutamo muri iyi minsi byakugize busy, byakugize imbata kibi, ukaba umwana w'isi? Nuko nawe igobotore hakiri kare, uze kwa Yezu nyir'impuhwe. Rero cyo mu bigaragaza intwari ni ugushikama, ni ukurwana bikomeye, ubutadohoka. Akantu ujya kuvuga ca karongo, umuhanga yaravuze ati nuramuka ubayeho ntacyo urwana nacyo, nakubwiza ukuri ntutera imbere gutya. Hari igihe ushobora no kwirara muri ako gakubuzo, ukibuka ko umukristo nyawe atarambika cyangwa ngo yinumire, ahubwo n'ukaza urugamba ubutadohoka, ukarwana n'ingeso yakunaniye mba kuyitsinze. Ingeso y'ubusinzi, ingeso y'ubusambanyi, ingeso y'ubujura, ingeso y'umujinya udashira wa hato na hato, ukarwana nayo pe, kuko iyo ni isi nyine. Umuhanga w'umwanditsi witwa Zakarias Hanifom mu gitabo cye La Vraie Repentance, ugenekereje no kwicuza gushyitse, kuri paji ya 6 avuga impamvu 3 umukristo wese ashobora kugwa mu cyaha, akagikora n'inshuro nyinshi, kikagenda kigaruka, kandi kikanahora kimucira urubanza. Impamvu ya mbere nuko icyaha ari nk'icyuma ujomba mu mutima w'Imana, kurura iyo foto uri kujomba Imana umutima. Impamvu ya kabiri nuko hari igihe twirara ugakora icyaha ntubone igihano, l'impunité, ukirara. Naho impamvu ya gatatu, icyo cyaha ushobora no gukicuza, ariko byanyura rureshwa kwakwicuza nyine kudashyitse, ko kubeshya uhurutura mu kinyoma nyine. Aho ngaho ndidikira penitensiya y'ibihushuka, ndakubwiza ukuri ntabwo cyakira, zakomeza ubura amahoro pe. Bakristo hamwe b'Imana, nidukaze urugamba, bityo tube kuri iyi si nk'abazayivaho ejo, dukorera ijuru nk'abazarijyamo bakaribamo iteka ryose. Amen. Imana turi kumwe, bityo tuyigane nta n'umuduhemutsemo, dushishikare buri munsi dutwaze Yezu umwana w'Imana. Hari aho nagiye nirara kenshi, aho hose harangije Yezu, aho narambitse intwaro z'urumuri, nkarambika isengesho, nkarambika ibikorwa by'urukundo, nkagira ubunebwe, hose harahagije. Ça suffit Seigneur Jésus. Uyu munsi mfashe umugambi wo gusubira ku isoko wo Yezu, nongere kubonera umwanya ukwiye wo kuganira nawe buri munsi, maze nawe ukomeze utsindira ibishuko n'imitego y'umwanzi sekibi ushaka kundiganya. Yezu mwiza, ugaze mu mitima yacu buri munsi. Amen. Imana y'umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukuru Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.